wifurije kugira ibihe byiza wowe ubana natwe kuri Initok Rwanda mu biganiro dukora umunsi ku munsi bigaruka ku makuru na documentaire haba muri siporo, imyidagaduro, politike ndetse n'utundi. Mu karere ka Rutsiro umwarimu afunzwe azira kwiba ibikoresho by'ishuri. Umwarimu mu kigero cy'imyaka 34 y'amavuko wo mu karere ka Rutsiro yataye muri yombi akekwaho kwiba ibikoresho by'ishuri birimo mudasobwa, amasahani barimo bariraho, amakanya n'ibikombe abanyeshuri bakoreshaga banywa amazi mu kigo cy'ishuri yigishagaho amateka cya Collège de la Paix. Amakuru yitabwa muri yombi y'umwarimu yamenyekanye kuwa mbere tariki 3 Ugushyingo 2025 nyuma yo kwiba telefoni yo mu bwoko bwa Infinix y'umugore mukuru w'umudugudu wa Mukebera aho yari asanzwe acumbitse. Uyu mwarimu yafatiwe mu murenge wa Gihango mu kagari ka Kongo Nile mu mudugudu wa Mukebeya nyuma yuko yari yibye telefoni y'umugore mukuru w'umudugudu. Amakuru itangazamakuru ryamenye nuko uyu mwarimu yari asanzwe yigisha amateka kuri icyo kigo cya Collège de la Paix atari ubwa mbere ndetse yaraketsweho ubujura dore ko yafatanywe mudasobwa imwe muri ebyiri zari zaburiwe irengero mu mwaka 2024, imwe ikaba yarakoreshwaga n'umuyobozi w'ishuri indi igakoreshwa n'umuyobozi w'ishuri wungirije. Izo mudasobwa zari zibwe nyuma yuko umukozi wo mu bunyamabanga w'ishuri yibwe imfunguruzo baje ku kazi mu gitondo bagasanga ibiro byose birangaye kandi hibwe mudasobwa n'ibindi bikoresho by'ishuri. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gihango Munyambaraga Rutayisire Deogratias yabwiye itangazamakuru ko uwo mwarimu kuko yafunzwe kandi akaba yigishaga kuri Collège de la Paix aho ngaho yibye ibikoresho ndetse akaba yafatanywe n'ibikoresho by'ishuri birimo n'ibindi bizagaragazwa n'iperereza. Nyuma yo gutabwa muri yombi umwarimu yahise ajya gufungirwa kuri sitasiyo ya RIB ya Gihango kugira ngo atangire gukorwaho iperereza. Nibyo nkubwire ngo kora subscribe nimba rwa mbere ugeze kuri Initok Rwanda ubundi ujye ubana natwe imigano dukora umunsi ku munsi.